isayo gahinda gasazuza yibona muri iyo nzira misozi biruhanyana sayibona mu rugendo kirando kugeze kugupfuza habikamba ry'ubu. Bene data muri Kristo Yesu, ndabaramukije amahoro y'Imana nabane namwe. Ni mwene so Nsabimana Alexis wongeye kubasuhuza kandi no kubifuriza umugisha w'Imana muri uno mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Uyu no munsi wa kabiri tugiye gukomeza tuganira ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga gukiranuka ku manywa na nijoro. Munyemerere dusenga Imana, dusabe kugira ngo Imana ibane natwe muri uno mwanya. Turagushimye Imana yacu, tugushimiye babazi n'urukundo uhora utugira uko bwije nuko bukeye. Tugushimiye uyu mwanya uduhaye kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ryawe. Dusabye umugisha muri uno mwanya, dusabye gushyigikirwa nawe, dusabye ko imitima yacu twese igubwa neza muri uno mwanya. Ubane natwe duhe umugisha mu izina rya Kristo Yesu, amen. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, igice cyaho cya mbere umurongo wa 8. Daniyeli igice cya mbere umurongo w'8. Maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Tujye no mu isezerano rishya, dusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho 24 n'umurongo wa 16. Ibyakozwe n'intumwa ibice 24 umurongo wa 16. Nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Amen. Imana yacu nishimwe. Nkuko nabivuze dutangira uyu n'umunsi wa kabiri, intego y'ijambo ry'Imana turi kuganiraho iravuga ngo gukiranuka ku manywa na nijoro. Birashoboka ko hari uwaba adukurikiye kuri uyu munsi wo kuwa kabiri, yenda umunsi wa mbere akaba atarabonye uko abana natwe, wenda akurikira iyo nyigisho. Ariko tutarajya mu ncamake y'ibyo twarebyeho ku munsi wa mbere, uyu munsi wa kabiri n'ubundi turakomeza iyo ntego twari tumaze kuvuga n'ubundi, ariko turabanza tuvuge gukiranuka ko ari igikorwa gihera mu mutima, cyangwa se umutima tuwubona nk'isoko yo gukiranuka cyangwa se gukiranirwa. Hanyuma n'ubundi kandi turaza kuvuga kuri ya ntego nyamukuru turiho tuganiraho ivuga gukiranuka ku manywa na nijoro, twongera kureba kuri bamwe bahuye n'iminsi cyangwa se n'ibihe nk'uko twabivuze tugereranya dufata nk'amanywa ndetse nijoro, ariko iyo minsi y'amanywa bakayitwaramo neza birumvikana, ariko n'iy'ijoro nayo cyangwa ubuzima bugoye buramutse buje nabwo barakomeza barakiranuka, baranesha, bagira iherezo ryiza. Nyuma yaho turaza kugera ku mwanzuro n'ubundi w'ijambo ry'Imana n'inyigisho y'uyu munsi dusoza, hanyuma dusenga Imana. Noneho reka twibukiranye twihuse ibyo twaganiyeho ku munsi wa mbere ku gukiranuka ku manywa na nijoro. Twarebye ibigendanye n'amanywa nijoro mu buzima busanzwe, ko umunsi ugira igice cy'amanywa ukagira n'igice cy'ijoro. Tubona yuko no mu buzima busanzwe bw'imibereho yacu tugenda tunyuramo, umuntu abasha kunyura mu gice cy'amanywa n'igice cy'ijoro. Igice cy'amanywa twakise kugubwa neza, kuba amahoro, kugira ibyishimo n'umunezero, imibereho myiza. Hanyuma igice cy'ijoro tuvuga umubabaro, imibereho mibi, akaga, ingorane n'amakuba. Hanyuma rero twarebye cyane kuri Yobu, uburyo yanyuze muri ibyo bihe byombi, ibihe by'amanywa, kugubwa neza, kumererwa neza, gutunganirwa, kugira abana, ariko nanone nyuma yaho tubona ko anyuze mu minsi mibi y'ijoro y'ibyago n'amakuba. Ibyo byose atakibifite, anarwaye, yewe n'umudamu yamwihakanye cyangwa se umufasha we, ye n'inshuti n'abavandimwe bamuvuyeho, ariko akomeza gukiranuka ko yanamba ku Mana ye. Hanyuma kandi mu gihe gikwiriye yaje kumwunamura. Twabonye n'itorero rya Simuruna, twasomye hariya mu byahishuriwe Yohana ibice 2:8 kugeza ku 10, uburyo nabo bashimwe bakabwirwa ko baza amakuba yabo, kandi rwose ndetse bazi ko
no gutukwa ibitutsi batukwa bajya babyumva bakabimenya, ubwo n'Imana yababwiraga, ariko bagakomeza gukiranuka. Nyuma baranabwirwa ngo kandi nabwo ntibatinye kuko hari ibindi bagiye gukomeza banyuramo, ariko ngo bazakiranuke bageze ku gupfa. Imana nishimwe rero bene data. Twabonye rero ko hari imirimo imwe n'imwe cyangwa se ibintu bimwe bijya bigira inzitizi cyangwa ibintu bidakorwa nk'uko byari byitezwe bitewe n'impamvu, ariko dusanga gukiranuka ko ntikugira impamvu kudashobora gukorwa, kudashobora kubaho. Oya, ahubwo kuva kera hose Imana yifuza ko abantu bayikiranukira. Hanyuma rero tuza gusatira umusozo wo ku munsi wo kuwa mbere, twabonye ko gukiranuka bishoboka. Twabonye ko Yobu yabishoboye mu Baheburayo ibice 11, tubona intwari zo kwizera. Paulo twarabibonye mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Timoteyo 4:6 kugeza ku 8. Twabonye ko Yosefu yabishoboye. Twabonye kandi ko gukiranuka bifite umumaro. Igihe Abisirayeli bakiranutse cyangwa bari bahagaze neza hamwe n'Imana ku rugamba rw'Yeriko baranesheje, ariko bakoze ibyo gukiranirwa kuri Ayi baje kuneshwa. Aho ni muri Yosuwa 7, Yeriko ni Yosuwa 6. Twabonye kandi ko iyo udakiranukiye Imana bizana ingaruka mbi. Twabonye inzu ya Eli ndetse tubona na Sawuli mu gitabo cya Samweli ko batitwaye neza, bigatuma imibanire yabo n'Imana itagenda neza kandi amaherezo yabo ntabe meza. Hanyuma rero twasoje tuvuga ko gukiranuka umuntu wese akwiriye kubigira intego ku giti cye, naho abandi bose babivamo babireka, ariko wowe ukabikora. Muri Yosuwa 24 ibice 22:14 kugeza 15, Yosuwa yaravuze ngo ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Uyu munsi wo kuwa kabiri tugiye gukomeza tuvuga gukiranuka n'ubundi ku manywa na nijoro, ariko duhere kuri cya gice twavuze. Gukiranuka ni igikorwa gihera mu mutima. N'ubundi ntitujya kure y'amagambo twasomye hariya muri Daniel igice cya 1:8. Tugiye kuvuga gukiranuka nk'igikorwa gihera mu mutima. Ntitujya mu mateka cyane kuko umwanya utadukundira kugira tuvuge byinshi cyane birambuye, ariko murabizi ko Daniel na bagenzi be nabo bari kumwe bose bavanywe i Buyuda bajyanywe i Babuloni mu bunyage. Bagezeyo, hanyuma aba basore tubona yuko mu batoranyijwe kugira ngo bajye kwigishwa ubwenge bw'ahariya i Babuloni nabo barimo. Daniel rero wageze ku ishuri abonye uburyo bazagaburirwa amafunguro yabo ko azabateguye, ngo yasanze atajyanye n'imyemerere ye no kwizera kwe n'iby'Imana ye ikunda cyangwa se yishimira. Hanyuma ngo arangije agambirira mu mutima we. Imana nishimwe cyane, haleluya. Ngo arangije agambirira mu mutima we kutazigera yanduzwa n'ayo mafunguro y'ibwami. Imana nishimwe cyane. Ngo arabigambira aravuga ngo mbonye ko biterekerezwa ibigirwamana, mbonye ko bibanza kumurikirwa ibigirwamana, kandi ibyo Imana yacu y'Abaheburayo ntibyemera, kwizera kwacu ntabwo kubyemera. None njyewe ngambiriye kutazanduzwa nabyo, nubwo ndi umunyagano, nubwo ntari umwene gihugu, nubwo se kurindi ruhande nabonaga ari nk'amahirwe ngiriwe, ari umunsi w'amanywa unziye kuba ntoranyijwe kujya kwiga, ariko ndabona ni umunsi ugaragara nk'amanywa, ariko nanone wihishemo ijoro kubera yuko nshaka kwandurizwa muri ibi. Kubw'ibyo rero ngambiriye mu mutima gukiranukira Imana yanjye. Imana nishimwe cyane. Gukiranuka tuvuga ntabwo ari ukurangirira mu magambo gusa cyangwa kugira igikorwa runaka, ahubwo gukiranuka nyakuri ni ukwinjira mu mutima, maze Imana yawurondora ikamenya ngo nubwo avuze gutya, nubwo akoze gutya, ariko ikibimuteye ni ikihe. Daniel rero ngo icyabimuteye ni uko yagambiriye mu mutima we kutazigera yiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Imana yo mu ijuru nishimwe kandi Imana nihabwa icyubahiro. Natwe birakwiriye ko gukiranuka kwacu duguhera mu mutima, akaba ariho tugambirira, tukavuga ngo twaba turi aho abantu batureba cyangwa aho batatureba, batwumva batatwumva, babimenya batabimenya, ariko turi kumwe n'Imana yacu irondora imitima ikayimenya, itagira ikihishwa, itagira na kimwe yakingwa kuko atari umwana w'umuntu. Ariko hari igihe rimwe na rimwe umwana w'umuntu ajya yihisha mugenzi we, umwana w'umuntu ajya avuga ngo nta wundeba, nta wabimenya ahangaha, reka nikorera ibyo nishakiye. Ariko birakwiriye ko gukiranuka kwacu guturuka mu mitima yacu. Imana nishimwe kandi hamwe no kugambirira neza, Imana izagenda idushyigikira
kuko tubizi neza yuko Daniyeli n'abagenzi be koko bahawe ubwo burenganzira bwo kutarya ibyo byo kurya, bemeye kugeragezwa iminsi 10, kandi nyuma yayo ngo bayisohotsemo bameze neza. Bene data, gukiranuka ntitugatinye kubikora kubw'impamvu runaka, kubera yuko hamwe n'inzira yo gukiranuka Imana ibasha kugushyigikira muri yo, nubwo wabibona nkaho bigoranye cyangwa bigoye cyangwa byagushyirisha mu kaga, ariko jya ukiranuka kandi uzageze kugufa. Imana nishimwe cyane. Twasomye hariya mu Byakozwe n'Intumwa ibice 24 umurongo waho wa 16, ni amagambo Pawulo yavuze. Ntabwo turi bujye nanone mu nkuru cyane byari bimeze gute, ariko hariya kwa Feliki bamurega yiregura avuga. Yageze rero kuri uyu murongo wa 16 hari amagambo meza yavuze, hari ijambo ryanejeje cyane. Pawulo yavuze yuko ngo azi yuko hazabaho umuzuko w'abakiranutsi kandi n'abakiranirwa. Abakiranutsi bazazuka n'abakiranirwa nabo kandi ngo bazazuka. Ngo kubw'ibyo rero, kuko namenye yuko hazabaho umuzuko w'abakiranutsi kandi n'abakiranirwa nabo, buri wese akagororerwa ibihwanye n'ibyo yakoze akiri muri ubu buzima bwa none, niyo mpamvu mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ari ibyo ngirira abantu cyangwa se n'imbere y'Imana. Imana nishimwe cyane. Kwakongera kugambirira biturutse mu mutima dukiranukira Imana birongeye biragarutse, kandi Pawulo nabigarutseho aravuze ngo ubwo mbizi neza yuko abakiranutsi bazazukira kubona ubugingo bw'iteka, ariko abanyabyaha bakazukira gukorwa n'isoni. Kubw'ibyo rero ntabwo nifuza kuzazukira gukorwa n'isoni, ahubwo ndifuza kuzazukira nanjye kubona ubugingo buhoraho no kugororerwa ibyiza bihwanye no gukiranuka nzaba narakoze nkiri muri uyu mubiri. Kugira ngo mbishyikire rero bikwiriye guturuka mu mutima wanjye, nkagambirira gukora neza, nkagambirira gukiranukira Imana. Ati kubw'ibyo niyo mpamvu ngambirira. Imana nishimwe cyane. Nkahirimbana mu mutima wanjye kugira ngo ntagire ikibi nkorera umuntu cyangwa se n'Imana. Nawe byari bikwiriye unibaze, kandi ese nta kibi ukorera mugenzi wawe? Ese nta kibi ugambirira kuri mugenzi wawe? Imana itugire neza, ariko gukiranuka ni igikorwa gihera mu mutima. Ikindi ndagira ngo mbabwire, kandi nanjye nibwira ko umutima ni isoko yo gukiranuka, cyangwa se kandi utawurinda neza ukaba isoko yo gukiranirwa. Twihuse tukareba mu butumwa bwiza icyo Kristo Yesu yavuze hejuru y'umutima. Nanone kandi muri Matayo ibice 15 umurongo wa 19 yavuze ibintu bijya biboneka mu mitima y'abantu. Avuga yuko habonekamo ibitekerezo bibi, kwica, gusambana, guheheta, kwiba, kubeshyera abandi n'ibitutsi. Ibyo ngo bijya biboneka mu mutima mu gihe umuntu atabashije kuwurinda, mu gihe umuntu atabashije kwitwara neza kugira ngo arinde umutima we uboneke ari isoko yo gukiranuka. Ubonye kandi muri Mariko ukahasoma ibice 7 umurongo wa 21 havuga yuko mu mitima y'abantu haboneka imigambi mibi, nanone guheheta, gusambana, kwiba, kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi, ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bintu byose ngo ni ibintu bishobora kuboneka mu mitima y'abantu mu gihe batabashije kuyirinda ngo bagambirire neza, nk'uko abo tumaze kubona haruguru Daniyeli ndetse na Pawulo babigaragaje. Imana nishimwe cyane. Ikindi nshaka kuvuga nuko Imana ikeneye imitima itunganye, kandi iyo mitima rwose igishoboka kandi igibaho, aho kugira ngo habonekemo ibingibi tumaze kuvuga byo gusambana, guheta, imigambi mibi, gutukana, iby'isoni nke, ubwibone, ibitutsi, ijisho ribi n'ibindi, kugambirira nabi, kugirira nabi mugenzi no kumuhemukira, ariko warukure kubivunjamo ibyiza. Wenda dushobora no kuza kuhagera, ariko Kayini ayo magambo yigeze yayabwirwa, aravuga ngo ni iki cyatuma ugaragaza umubabaro cyangwa se ibyaha ko byitugatugira ku rugi rw'umutima wawe, ariko ntiwaruzi neza ko ari ukwiriye kubitegeka. Imana nishimwe rero. Nta mpamvu yo gukiranirwa, nta mpamvu yo kwimika ibibi. Usomye Ibyakozwe n'Intumwa ibice 13 umurongo waho wa 22 hari icyo Imana yavuze, cyangwa se Pawulo arimo abivuga hano, ariko bitewe nuko Sawuli yari yaritwaye, nubwo yari yaramutoranyije, ariko yarangiza akitwara nabi agacibwa ku ngoma. Aho mu Byakozwe n'Intumwa 13:22 aravuga ngo mbonye Dawidi mwene Yesayi, umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo nshaka byose,
mbonye Dawidi mwene Yesayi, umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo nshaka byose. Nubwo hari abantu bafite imitima igambirira nabi ikanakora nabi, nubwo hari abantu banze ubugome cyangwa se banze gukizwa by'ukuri, banze kumenya Imana, ariko hari abantu Imana ibona ikavuga ngo nubwo hari abuzuye imitima mibi no gukiranirwa, ariko mbonye abantu bafite imitima mizima, mbonye abantu bafite kugambirira kuzima, mbonye abantu bagambirira kugira neza abandi, mbonye abantu bagambirira gukiranuka, mbonye abantu bagambirira kuntunganira. Abo nibo nzagendana nabo, kandi abo ngabo nibo bazakora bagashyitsa iby'ubushake bwanjye. Imana nishimwe cyane. Bene data, bashiki banjye muri Kristo Yesu, ndabararikira kandi nanjye ubwanjye ndabyibwira, kugira ngo twese habeho kurinda imitima yacu, kugira ngo itabonekwamo n'ibibi, itabonekwamo n'igomwa, itabonekamo no gukiranirwa, ahubwo imitima yacu tuyitange, tuyihe Imana, kugira ngo ibitunganye kandi ibonekwemo imigambi myiza, tugambirire neza, twifuze neza. Imana ishimwe cyane. Ukomeje ugasoma mu Isezerano rya Kera muri Zaburi ya 24 umurongo waho wa 3 n'umurongo wa kugeza ku murongo wa 5, tubona ko nubundi wa mutima ugikenewe. Imana nishimwe cyane. Mwe dufata nk'isoko yo gukiranuka. Ahora hari ikibazo kibaza ngo ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka, ninde uzahagarara aherahe? Igisubizo kikavuga ngo n'ufite amaboko atanduye n'umutima uboneye, utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro, ntarahire ibinyoma. Uwo nguwo niwe uzazamuka umusozi w'Uwiteka, kandi niwe uzahagarara aherahe. Imana nishimwe cyane. Twese tujya tuvuga ngo ijuru turarishaka kuzarijyamo, ariko Bibiliya iragaragaza yuko abafite imitima itunganye, abafite imitima iboneye, abakora ibyo gukiranuka nibo bazaragwa ibyiza byo mu gihugu, ariko bakora ibyo gukiranirwa inkota y'Uwiteka izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Imana rero itugire neza, kandi nawe ubwawe habeho kwigenzura no kwibaza ngo ariko ni ibiki biba mu mutima wanjye, ni ibiki bimazemo iminsi, umutima wanjye ngucumbikiyemo ibiki, umutima wanjye ugengwa n'ibihe, umutima wanjye wuzuye ibihe. Ariko byari bikwiye ko umutima wuzura gukiranuka, kugambirira neza, gukora neza, kandi amaboko yawe akaba yera, n'imigambi yawe ikaba itunganye rwose. Iyo usomye mu Kubara ibice 12 umurongo waho wa 3, Kubara ibice 12 umurongo waho wa 3, Bibiliya itwereka yuko ngo umugabo witwa Mose yari umugwaneza ngurusha abantu bose bo mu isi. Imana nishimwe cyane. Mose ngo yari umugabo w'umugwaneza urusha abantu bose bo mu isi. Imana nishimwe cyane. Mose we yaratambutse ntakiriho, ariko natwe uyu munsi turahari. Ese mushiki wanjye mwene data, uravugwaho iki imbere y'Imana uyu munsi wa none? Ubugwaneza bwawe ni ubuhe? Kwigengesera no kwitwararika kwawe ni ukuhe? Ibikuba mu mutima bikubanisha n'abandi byo ni bimeze gute? Ariko turabona neza yuko Mose ngo yari umugwaneza, agashimwa n'Imana, kandi ngo agakiranuka no mu rugo rwayo rwose, hose. Imana nishimwe cyane. Birashoboka gutunga umutima ukiranuka, birashoboka gutunga umutima utarimo gukiranirwa, birashoboka gutunga umutima utarimo ibibi byose twamaze kubona haruguru, kandi birashoboka ko umuntu abasha kugambirira neza, kandi yarangiza akabikora bihereye mu mutima, kandi Imana ikamushyigikira, kandi Imana yo mu ijuru igahabwa icyubahiro. Imana nishimwe cyane bavandimwe. Nagira ngo kandi nkomeze mbabwira yuko umutima utemera kugirwa inama n'Imana udashobora gukiranuka. Umutima utemera kugirwa inama n'Imana ntabwo ushobora gukiranuka. Usomye mu Migani igice cya 2 umurongo wa 23 n'uwa 24, haravuga ngo nimuhindurwe n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye, narabahamagaye muraninira, nabaramburiye ukuboko ntihagira ubyitaho. Ahangaha Imana biragaragara yuko ikingingira abantu kugira ngo bahindurwe n'imiburo yabo, kandi ibone uko ibasukaho umwuka wayo. Imana nishimwe, kandi ngo ibamenyeshe amagambo yayo. Ariko ikibazo gihari ngo nuko Imana yahamagaye abantu, ihora ibahamagara mu ijambo ry'Imana, ihora ibahamagara mu butumwa bwiza buvugwa, ariko ngo barangiza bakayininira, yewe rimwe na rimwe igakoresha n'ibimenyetso, ibihamya n'ibitangaza, ariko ngo abantu ntibayiteho, hanyuma ngo yabaramburira amaboko ntihagire ubyitaho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo gukiranuka abantu bahora bavuga, gukiranuka umunsi kundi guhora kuvugwa, ntabwo gushobora gukunda kubaho, ntabwo byakwemera abantu batemeye
kugirwa inama n'Imana kandi no kuyishyira mu bikorwa. Imana nishimwe cyane. Inama niyo iri gutangwa hano ni uguhindurwa n'imiburo y'Imana, ni uguhindurwa ibyaremwe bishya n'ijambo ry'Imana nk'uko twabibonye. Hanyuma imitima irimo biriya byose twamaze kubona, abantu bakemera kwihana no guhindukira kugira ngo bagire imitima itunganye kandi itabonekwamo na biriya bibi byose. Nibwo gukiranuka kuzemera, gukiranuka kutari uko ku rurimi gusa, hakumva ijambo ry'Imana. Imana yabivuze ngo abantu bayishimisha iminwa ariko imitima ikagaragara iri kure y'Imana. Ibyo bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga yuko umuntu akiranukira Imana ayikorera, ni umuhanuzi, ni umwigisha, ni umuntu runaka, ariko ngo yarangiza agahakana imbaraga z'iby'ijambo ry'Imana cyangwa se z'uko gukiranuka no kwera kw'Imana. Ngo abantu mu minsi ya nyuma birashoboka ko bazajya bagaragaza no kugira rwose ishusho yo kwera no gukiranuka, ngo ariko barangiza bakabihakanisha imirimo yabo. Kandi na Kristo yarabivuze ngo abantu bazamenyerwa ku mbuto zabo. Imbuto zituruka hehe? Imana nishimwe cyane. Ariko ndakwingingira kugira ngo umutima wawe uwegurire Imana. Imana nishimwe cyane. Hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo uhereye Idani ukageza i Berisheba, ngo abantu bose bamenya ko Samweli yarundukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka. Wowe icyo abantu bakumenyaho ni iki? Umutima wawe wawurundumuriye mu biki? Gukiranuka kwawe mbega kwaba guturuka kuki? Isoko yo gukiranuka kwawe ni iyihe? Umutima wawe urimo iki? Urwango mu mutima wawe rurangana iki? Amakimbirane n'ubugome mu mutima wawe birangana iki? Ibyo ugambiriye kuri bagenzi bawe bimeze gute? Imana nitugire neza cyane. Abantu babasha gusuhuzanya no kuramukanya amahoro, ariko agaragara ko ari inyuma ku rurimi, ariko nyamara mu mutima atari ko bimeze. Ariko abantu ntibemere guhindurwa n'imiburo y'Uwiteka. Ndakomeza mbabwira yuko Imana igihamagara, iracyahamagara kandi irakinginga abantu. Imana iracyahamagara n'uyu munsi wa none kandi irakingingira abantu kugira ngo rwose be gupfa bazize ibyaha, be kurimbuka, ahubwo batunga imitima yo gukiranuka. Iyo usomye mu Itangiriro ibice 4 umurongo wa 6 ukageza ku wa 7, twigeze kubavugaho mu mwanya batambutse kuri Kayini. Kayini nawe yatunze umutima utubaha Imana kandi agira umutima utemera kugirwa inama n'Imana, kandi Imana niyo akatubereye umujyanama mukuru. Ubwo yari kumwe n'Abeli, murabizi murumuna we, ngo batanze amaturo, Kayini irye ntiryemewe nyamara irya murumuna we Abeli riremerwa. Hanyuma rero kugira ngo ace bugufi amenye igituma atemewe, ngo agaragaza umubabaro. Imana irangije iramubaza iti ariko ni iki gituma ugaragaza umubabaro? Niki nikihe kibazo? Nukora ibyiza cyangwa se nukora ibyo gukiranuka ntabwo uzemerwa. Imana nishimwe cyane. Ariko ngo dore ibyaha biri ku rugi rw'umutima wawe bimeze nk'ibikomanga, ariko ngo wari ukwiye kubitegeka. Aho kugira ngo Kayini yumva imiburo y'Uwiteka ngo ntiyabyitaho, ahubwo ngo arangije yadukira murumuna we Abeli, arangije ngo aramwica bari mu gasozi. Hanyuma ngo Imana imugaruka iramubaza ati ariko murumuna wawe ari hehe? Nawe arangije amubwira ati ntabwo ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Ariko Imana avuga ngo ijwi ry'amaraso ririmo rirantakira. Najya mbabwire bene data, ibyo abantu bakoreshwa n'imitima mibi Imana yo mu ijuru irabireba, kandi Imana yo mu ijuru irabizi. Hari ibyo umutima wawe wakora wagambirira cyangwa wanasohoza rwose, bamwe mu bantu ntibanabimenye. Ariko nagira nkubwire ngo abantu barahishwa ariko Imana ntabwo ihishwa. Uyu munsi wa none rero nagira ngo nkwingingire mu ijambo ry'Imana no muri Kristo Yesu, wemere guhindurwa n'imiburo y'ijambo ry'Imana. Imana nishimwe cyane. Umutima wawe ntube mu rwango, umutima wawe ntube mu bugome, ahubwo umutima wawe wemere kuha Kristo. Uko niko gukiranuka kuzaba gushyitse kandi kuzaba kwemewe imbere y'Imana. Twarimo tuvuga umutima nk'isoko yo gukiranuka cyangwa se gukiranuka ko ari igikorwa gihera mu mutima. Ibyo rero twabibonye kuri Daniyeli, twabivuze no kuri aba bose, ariko tubonye n'imitima yari itameze neza, ariko twinginga kugira ngo ijambo ry'Imana bemere guca bugufi ribahindure, hanyuma nabo batunge gukiranuka mu mitima yabo. Imana nishimwe cyane. Nk'uko nabivuze dusatira gusoza uyu munsi wo kuwa 2 kuri no nyigisho hejuru yo gukiranuka ku manywa na nijoro, nagira ngo mbabwire ngo gukiranuka ku manywa na nijoro birashoboka. Nk'uko nabivuze, reka tuvuge muri bamwe
banyuze mu bibagoye ariko bagakiranukira Imana kandi barangiza bakanesha. Imana nishimwe cyane. Hari bamwe, ntabwo twabavuga bose, ariko reka twongere tugaruke kuri Daniyeli. Yagize ibihe cyangwa iminsi bigaragara nk'amanywa. Twihuse usomye ibice 6 umurongo wa 2 ukageza ku wa 4 aho ngaho muri Daniyeli. Hano tubona Daniyeli agabana ubutware n'abandi bari kumwe mu batoranyijwe nawe ngo yari arimo, ndetse niyo ukomeje gusoma ubona ngo ko yari atonye ku mwami cyane, ngo kugeza n'ubwo umwami yatekerezaga cyangwa se yibwiraga ngo kuzamwegurira igihugu. Birumvikana yuko aho Daniyeli yari ameze neza kandi n'ubundi yari n'umukiranutsi imbere y'Imana, kandi n'iyo minsi yari arimo ari iminsi yo gushyirwa hejuru, yari iminsi wabona ko ari iminsi myiza kandi iminsi ifite umucyo, iminsi ifite gushyirwa hejuru, kugubwa neza, kumererwa neza. Ariko reka dukomeze turebe ko hari n'ikindi gihe kandi yagize iminsi igaragara nkaho ari ijoro, ari umwijima. Ujye mu bice 6 by'igitabo cya Daniyeli usome ku murongo wa 17. Turimo turihuta ariko aho ngaho uzabona ko yashyizwe mu rwobo rw'intare azira gukiranuka no gukomera ku Mana ye, kubera yuko bagenzi be baramugambaniye. Bavuga yuko iminsi 30 nta wundi muntu uzagira icyo asabwa atari umwami, umwana w'umuntu. Daniyeli yibuka itangira rye ko n'ubundi yagambiriye kutanduzwa n'ibyo mu isi. Arangira avuga ngo kugambirira kwanjye n'ubu kuracyakomeje. Ngo arangije akomeza gusenga Imana. Amadirishya ye y'inzu ye yerekera n'ubundi i Yerusalemu. Imana nishimwe nk'ugaragaza ibyiringiro bye ko bikiri Yerusalemu cyangwa se ku Mana yiringira. Arangije rero we yanga kugira ikindi yaramya cyangwa yasenga. Twihuse murabizi yaje gushyirwa mu rwobo rw'intare, ariko Imana ishimwe kuko hari umurindiyemo igafunga iminwa y'intare ntigire ikimutwara. Gukiranuka nuko kwageragezwa bene data, nagira mbabwire ngo Imana igibasha gutabara abikiranukira. Hanyuma rero murabizi ko yakuwemo ari muzima. Imana nihabwa icyubahiro. Data wa twese nashimwe cyane bene data. Kandi ubwo yavagamo yabwiye umwami ko yagaragaye imbere ye nta cyari ko n'imbere y'Imana kandi ntacyo yari afite. Nihuse dusatira umusozo. Dawidi yagize iminsi cyangwa ibihe by'amanywa. Twabifata nk'inshuro ebyiri wenda mbere yuko tugera ku minsi y'ijoro rye cyangwa se amajoro ye. Icyambere twavuga ubwo yimikwaga imbere ya bene se. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 16 umurongo wa 12 n'umurongo wa 13. Ahangaha twereka uburyo Samweli Uwiteka amubwiye ngo haguruka ufate ihembe ryawe n'amavuta uyasuke kuri Dawidi uyu nguyu kuko niwe ntoranyije, ndamwimitse kugira ngo ndagirire ubwoko. Ngibyo ngibyo abikorewe imbere ya bene se bakuru be bamaze kunengwa. Kandi nanone undi munsi w'amanywa ubwo yicaga Goliyati. Nusoma igitabo cya mbere cya Samweli ibice 17 aho ngaho naho uzabibona. Yishe Goliyati wari warazengereje Abisirayeli, abasirikare b'Abisirayeli bajya mu myobo n'umwami Sawuli ntacyo yakora. Ariko ngo arangije aramwica, mutera mu izina ry'Uwiteka Imana, amuca igihanga. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Imana nishimwe cyane. Ariko rero nkuko nabivuze no mwitangira, iminsi y'amanywa hari igihe gisimburwa n'iy'ijoro. Nabo ijoro ryaje kumushyikira. Ryatangire hano mu gitabo cya mbere cya Samweli uzayibona ibice 19. Sawuli amuhiga, Sawuli amugenza, amuhunga, ajya mu mashyamba, mu bihanamanga. Ariko najya nkubwira ngo hari n'umunsi yigeze yagira ubushobozi bwo kuba yakwica Sawuli, ibyo murabizi. Ariko wa mutima umuhano utari mibibi. Imana nishimwe cyane, umutima urimo gukiranuka. Arangije aravuga ngo sinatinuka kurambura ukuboko kwanjye k'Uwiteka yimikishije amavuta, ntibigakorwe ntibikabeho. Imana nishimwe cyane. Warangije aho naho araharenga, aravuga ngo azagwe ku bandi batari ngewe. Imana nishimwe cyane. Niho yakavuze ati najya mu ntambara azagweyo cyangwa se azasaze, ariko ntagafe biturutse kuri ngewe. Ntukagire ikibi wimika mu mutima wawe. Jya urwana intambara nziza yo gukiranuka no kunesha no kwizera. Imana ishimwe cyane. Uwa gatatu dusoza kuri aba bantu banyuze muri iyi minsi bagoye, reka tuvuge Ana mu isezerano rishya hariya muri Luka ibice 2 umurongo wa 36. Amanywa tuhabona nuko yigize yashyingirwa akagira umugabo akagira urugo, ariko ijoro ryaje kumushyikira nanone aho ngaho muri Luka 2:36. Urabona ko ngo ni imyaka ndibwira hari 7 yamaranye n'umugabo we, ariko ngo nyuma y'iyo myaka gupfakara kubaho. Hanyuma rero ngo agera mu myaka 84, ariko ngo arategereje
ihumure n'ubundi abisirayeli bagombaga kuzahabwa, ngo nawe araza aterura umwami Yesu. Imana nishimwe cyane. Bene data, iminsi y'amanywa ibayeho dushima Imana, ariko n'igihe cy'ijoro kije dukomeze dukiranukira Imana yacu, kandi izatugira neza, izadushoboza. Bene data bakunze umwami wacu Yesu Kristo, ndagira ngo dusoze kuri uyu mwanzuro. Bene data bavandimwe banteze amatwi, urwandiko Yakobo yanditse ibice byaho 5 umurongo wa 7 kugeza kwa 8 haravuga ngo, nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Kavuga ngo dore umuhinzi ategereza imvura aho izagwira igatosa ubutaka, kugira ngo noneho imeze imyaka, kandi mu gihe gikwiriye abone umusaruro w'imyaka yahinze. Hanyuma agasoza avuga ngo, abariko namwe mwihangana kugeza aho umwami Yesu Kristo azazira, kuko kuza kwe kuratwegereye. Bene data nimukomere, nimwihangane, nanjye ubwanjye ninkomere. Iminsi y'amanywa tuyinyuzemo tuzajya dushima Imana nibyo, ariko kandi n'iminsi y'amajoro, iminsi y'imibabaro n'intimba n'akaga bidushyikiye nabwo niduhagarare dushikame, ariko igikuru dutunga imitima itunganiye Imana, hanyuma tuyikiranukire ku manywa na nijoro. Izaduha imbaraga, hamwe n'ibitugerageza izaducira kanzu, kandi urugendo tuzarusoza amahoro. Uwiteka aduhana umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Dusenga Imana. Mana yacu turagushimye, uri umubyeyi wacu mwiza, uri imbaraga zacu, uri agakiza kacu, kandi we kunesha kwacu. Tugushimiye ko gutunga umutima ugukiranukira bibasha gushoboka. Udushoboze kandi tubigambirire bihere mu mitima yacu, ntitukimike ibyaha mu mibiri yacu izapfa, ntitukimike ibyaha mu mitima yacu, ahubwo reke imitima yacu iboneke ari isoko nziza ivamo ibyiza bifasha bene data, bihumuriza bene data, ntakabonekemo imigambi mibi, ahubwo habonekemo gukiranuka, kandi duhindurwe n'imiburo yawe, kandi twemere kukumvira. Kandi mu izina rya Yesu Kristo, iminsi yose twanyura mu Mana igaragara nk'amanywa y'ibihe byiza, ibihe by'umunezero n'ibyishimo, udushoboze tugukiranukire mwami. Ariko n'iminsi igaragara nk'amajoro, igaragara nk'ibikomeye, igaragara nk'igicuku, nabyo bidushyikiye, uduha imbaraga kugira ngo turwane intambara nziza yo kwizera no gukiranuka, maze urugendo rwacu muri isi tuzarusoze amahoro, tuzagire iherezo ryiza ry'abakiranutse bakiri kuri iyi si, kuko hazabaho umuzuko w'abakiranutsi n'abakiranirwa. Natwe twifuje kuzazukira guhabwa ibyiza byose wageneye abera. Dusenze dushima mu izina ry'umukunzi wacu Kristo Yesu, amen. Ijya kukurinda yari mfite